Hirwa, none imvura imeze nabi rero kandi tujye ku mutwe twitwikira. N'umunyu ndawumera. Imana ishimwe. Hirwa! Amazina nizwe na mama ni Hirwa Rugaba. Navukanye umugabo bwo kutabona. Data yantanye na mama ngo ntiyakuba ku rugo rubyara abana batabona. Ariko ndiho kandi ndakora cyane ngo nzaba umugabo mama yifuza. Uko byaje hirya iyo nino baranzi ko ndakiziritse ku wa mugabo. Yewe bisa nkaho ari byiza. None se kuri urakubonye kuva karuzera muri mugi ikiye kibazo. Yewe ukumbona uku rero mvuye mu ntara. Naje mfitanye gahunda n'umuntu ngarantora muri gare birangira mbeshye. Ariko na moto nafashe ngo nibura ngo ingeze kwa Rubangura nzatahe iwacu mbabwira ko nibura nageze kwa Rubangura ntayangarukirije nzira. Abantu barambwira ngo rwose ngo nkomeze ngende. Ubu mbona rero ndimo ndajya kwa Rubangura. Urashaka kujya kwa Rubangura cyangwa urashaka no kubona Rubangura? Ugize amahirwe yo kubona Rubangura yagenda. Ubwo se urumva ayo mahirwe nayitesha? Urumva nabyanga aracyariho se? Urumva gatakiri? Rubangura ushaka no kujya kureba inzu ye? Urashaka Rubangura? Abaye akiriho waba ari umugisha ukomeye. Ntugire ikibazo wahageze. Rero na Rubangura nguyu rwose wamuvugisha Rubangura nagomba ko umuntu gushaka. Njye ushaka sha? Reka Rubangu. Ni we nyiri etaje yo mu mujyi numva bavuga. None ni ya nyoko. Ni byiza guhura nawe. Urashaka kuyireba se cyangwa urashaka kutugutembereza? Tarora se uraza kureba inzu gute? Oya nukuhagera gusa niyo naba nahageze waba ari umugisha kandi ibyo mwampa ndasaba ntago nabategeka waba ari umugisha ibyo mwangenera natwara ibyo. Ntacyo tujya kwagutembereza. Twakwereka sibyo? Rwose.
Ibigabo by'ibigome we. Umutwe akaguru kawe. Si ubundi wowe urinde. Batwiciye hamwe bakanyaga. Ndaguhu. Ihangane. Byatwishe. Hege ibigabo by'ibigome. yewe Kubitwa n'inkuba muraga. Ariko menya batakugize nkanjye. yewe sha koko nta nkoko yo mu cyaro itoragura mu mugi. Wari ututse mu cyaro? Iyi ni Kigali igendwa n'abayizi. wa mugabo we mfite ubumuga bwo kutabona ariko ibyo nabonye uyu munsi kwa rubangura ntabonye. na rubangura Ndabona wowe utareba. Bazakwica n'abagome. Ibaza nanjye ngendana bwa bumuga bwa bundi nanjye urabona ndi umugabo mugufiya. Nanjye ngendana ubumuga bw'ingingo. Nanjye barankubita niwe bareka utabona. gusa ko numva bitoroshye umunsi wa mbere bangize intere ubu bazampa akazi. Nkazaguha akazi kandi utabona. Ubwo se akazi wakora ugashobora utabona nakaye koko. ariko se ntabona mu cyaro narahingaga mu cyaro nararagiraga mu cyaro ibintu byose nabikoraga ngo nzakora iki nzabikora. Gose ubaye hute? Njyewe se bayeho nkese urumva naho ngenda nukugenda nsabiriza sibyo naho ngerageje ngo natsa akazi bakamwa se ngura mugabo ureshya kuri kuko yashobora iki koko kandi koko urabona nta njerekani nashobora sinakwikora injerekani ngo nyishobore injerekani turareshya sibyo nanjye mbaye muri ubwo buryo nanjye mbaye mu buryo bwo gusabiriza. Umva ufite amaguru n'amaboko byose. Oya ndanareba ahubwo nkatswe utabona. yewe nzovu koko so nta kwanga kwitana njye sinasaba naje mvuye mu cyaro nzi ko nzabona akazi none ngo ngengeye gusaba. Nutaza ngo dusabe nyuma y'iminsi 2 nzomva amane nzakuvanyemo n'iki kijisho cyane nubwo utabona hasigaramo ikinogo noneho. ubwo se nzovu uracumbikira ko umuntu twaye turi kumwe yanyika se n'ibintu byanjye barabitwaye urancumbikira? Oya nta kibazo ndagucumbikira ariko hano Kigali ni ukuzinduka tugomba kuzinduka tujya gusabiriza iyo Nyabugogo dobandi urahazi nongeye nkuzamure Rebero mu Kanogo Remera Kimironko muri gare abagiye mu ntara ubabwite impumyi ndabasaba none baguhangaye angahe uzadutega agakoko bashyiraho ibiceri karabwira tubona isambusa turya amavoka turya savo tugenda ucumbikire niba ari ayo mahitamo tugende da haguruka sha Kigali wayibonye wabonye abakoboyi tugende nubundi nari maze gusaza ariko mbonye amaraso mashyashya sha uri na mugufi oya nta kibazo tugende ko ndeba se gushyira mu mugongo ese ubwo ntunaniwe ntunaniwe aha
urabona n'inkweto zawe bazitwaye kambe mushyize mu mugongo urimo kugenda usitara amabuye kuko utabona we